abakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye kuri izi shene ebyiri, wowe wakoze share ugakora like ugakora subscribe, Imana ikumpera umugisha mwinshi. Rero imbere ya kamera murahabona umutumirwa, reka mwakire adusuhuze, reka mubaze nimba umeze neza. Ndaho ndashima Imana, ndakomeye. Ndabibona umeze neza rwose. Suhuza abakunzi bacu badukurikiye kuri izi shene unanabibwira. Amahoro y'Imana abe ku buzima bwanyu, muhabwe umugisha n'Imana. Nkuko bisanzwe ni mwene so muri Kristo Yesu, amazina ni Emmanuel Hashakimana, birenze umwami wese. Imana iguha umugisha Emmanuel. Turi kubona hari ikibunda hasa nk'ahashaka kugwa imvura, ariko nta kintu imvura idutwaye, ntago yatubuza gukorera Imana. Rero turabasuhuje badespora mukurikira ibyigisho byacu, turabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Abakunzi bacu mwebwe aho muherereye mwese, ari abaganga, ari ingabo z'igihugu, mwege mujya mukurikira ibiganiro byacu mukabishayiringa mukadupostinga. Imana ibampera umugisha mwinshi. Rero tudatinze reka tukwakire n'isengesho utubwire iki Imana yagushize ku mutima. Ni karibu. Iteka Mana nziza, Imana ivuga bikayategeka bigakomera. Imana yera kandi ikiranuka, Ebifodura imando ya sire tutaya bine sasoma, Imana Drome. Ndagushenda guhimbaje ko watanze ibitambo bigatambuka ku bwacu. Hari benshi bigutse n'ibyakunda, hari n'abo byakunze, ariko nyiringa Imana ubu tuvugana bamaze kugira mu buzima bukomeye cyane. Bamwe bari mu bitaro, hari n'abagiye kwisasira igitaka ndetse biyorose ikindi, ariko twebwe turi bazima. Izina rye nirabagwa icyubahiro. Nari mvuze ngo ngwino bane natwe muri kino kiganiro, amazina yacu ayibagiranwe ahubwo agaragara izina ryawe. Tukubera igikoresho wikorere, dufunze amarembo y'ikuzimu mu izina ryawe Yesu. Duhagaritse ibitero byose bidaturutse iwawe, dukwishishije Ebifodura imando ya sire tutaya benefo, Imana Grome, Imana mando ya sire. Turashinganishije nyiringabo Imana, buri kintu cyose kirakorerwa ahangaha. Tukubere mikoro wirangurure mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Ni karibu no mu ijambo ry'Imana. Imana ibahereza umugisha. Yego. Ijambo ry'Imana riraboneka, turasoma Zaburi 130, turasoma Zaburi ya 34 sorry, umurongo wa 20. Hari ijambo nkunda rivuga ngo ibyago n'amakuba n'ibyinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ibyago n'amakuba n'ibyinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Aya ni amagambo Dawidi yivugiye ubwiwe bitewe n'ubuzima yari arimo. Imana yanyeretse abantu bari mu mashuri, mbona abantu benshi bari mu mashuri, barimo baragenda biga amashuri agiye atandukanye. Imana irambwira ngo igihe kirageze, bamwe bagiye kuva mu mashuri, abandi binjire mu mashuri. Kuko Bibiliya iravuze ngo ku munsi mu minsi y'imperuka hazaza ibihe biruhije, Imana izasuka mwuka wera ku bantu bose. Nimara gusuka mwuka wera, nibwo Imana izaba yegereje kuvuga ngo ubwo Kristo azaba agarutse kuza gutwara itorero ryiwe, abazaba bafite uwo mwuka wera nibo bazamusanganira. Tugeze mu bihe byo kugira ngo abantu, Satani arimo aranagira abantu tunyobwa kugira ngo abakuremo mwuka wera. Aba bantu bagiranwa n'abakobwa 5 b'abapfapfa batacunze amatabaza yabo muri Matayo ibice 25, ariko hakaboneka n'abandi 10 ngo abo bafashe amatabaza yabo barayarinda. Dufite abantu barimo bararinda umuhamagaro, ariko dufite n'abandi bantu bari gutakaza umuhamagaro. Nta rwego wageramo utakenera Imana, nk'uko nta rwego wageramo utakenera guhugurwa. Wihura n'ibigeragezo ngo nurangiza utakariza Imana ikizera. Imana ikora igito n'ikora igikomeye. Imana ikiza umutwe n'ikiza kanseri. Iyo ritanga gutwita n'itanga kubyara. Subiza amaso inyuma urebe. Abo mwavukiye rimwe baratambutse urasigara. Ababyeyi kwa muganga igitanda wabyariyeho umwana ukacyura umwana muzima, abandi barahageze bacyura umurambo. Nuko Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. None ibi uhagazemo none bitumye utakariza Imana ikizere. Ndagira ngo utangaze nkubwira ngo ibi uhagazemo bizarangira, kubera ko hari n'ibindi wabayemo byari bigukomera uzi ko bitari burangire. Imana irabirangiza. Dawidi yaranditse Zaburi ya 36 aravuga ngo kurira kujya kubasha kurarira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga.
aza muri Zaburi ya 23:15 aravuga ngo Imana inunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Imana igutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Ibyago n'amakuba ni byinshi kumukiranutse. Ntago wahanagurwa amarira utarize, oya, nta nubwo wakomorwa ibikomere utakomeretse. Mpamvu bivuze ni iyi: Uwineza Kararisa atuye Gisenyi, amaze gupfusha ubukwe 3. Uyu Kararisa yatakarije Imana icyizere, yari umuririmbyi muri ADPR, ariko ibintu byo gusenga byamukamutsemo. Afite imyaka 33, arikumva Imana arikumva byarangiye, kandi naho Imana itagukora naho itakugeza. Uyu Kararisa Imana yamayishirwa gasake nubwo nari ndimo ndasenga. Imana irambwira ngo ari buze kuwugurikira. Arambwira ngo Imana irambwira ngo ntagaragera. Ubusa umeze nka Abraham cyangwa Sara. Imana irambwira ngo uyu mwaka Imana ije kugutabara. Imereza iri jambo rivuga ngo ibyago n'amakuri mu bakuba. Ariko Imana igiye kugukuramo ukome uwawe mugiye guhura bitarenze ukwezi kwa 8. Ibyago n'amakuba ni byinshi kumukiranutse, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Habakuki yaravuze ngo nzahagara ku munara enitaya binifone drive, maze ndindire numva Imana imbwira. Niki kiguteye ubwo? Satani nakwereka ko nta Imana yakoze uzamwe kuko ari cyo yakoze. Ihangane. Yakuba yaranditse igite cya 12 aravuga ngo wahirwa umuntu wihanganira ibibugerageza, kuko namara kugeragezwa uyu muntu azemerwa, namara kwemerwa yambika ikamba ry'ubugingo. Ndagira ngo nkubwira ngo ibikubaho byose, ibyucamo byose ni ikiraro kigusatiriza ku Imana yavuganye nawe. Natangaye narindi gusenga, Imana imereza amahishurwa y'aba bantu. Reba nk'uyu nguyu Karaveri atuye Kicukiro, amaze kubana n'abagore 6 bose, kandi umugore bahuye amutera inda. Kandi uyu Karaveri akunda kubona amafaranga, ni umushoramana, ariko agira inyatsi. Icyakabiri afite uyu mwuka. Imana yambwiye ngo ubwo ari buza kurikira iki kiganiro aze kuza kumamagara, hanyuma dusengane dufata akanya twinginga Imana, kubera ko ijuru riratabara ariko ritabara umuntu watabaje. Mwanditsi yaravuze ngo umuntu wese wiringiye Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubashwa kunyeganyeza, ahubwo rohamye iteka. Aravuga ngo nk'uko inkike zigose Yerusalemu, ni nako Uwiteka agosa abantu. Imana imaze kumbwira ayo magambo, yanyeretse undi mubyeyi atuye Kacyiru. Uyu mubyeyi afite abakobwa beza, abakobwa bagera kuri 3, ariko igitangaje abakobwa baranize baranarangije, ariko ngo igihe cy'ubukwe kigiye kugera ngo umuhungu agenda batazi kuntu agiye. Bivuze ngo nabo bafite ikintu cyitwa itangiro cyo kudashaka. Uyu mubyeyi afite igikomere kugeza uyu munsi, ari kwibazanya, mfite umukobwa uri muri 27, umukuru afite 27, ariko se ubu nanjye nzagira umwuzuku. Afite igikomere cyuko nta mwuzuku, ariko Imana yambwiye ngo ije kubakuraho igisuzuguriro. Kimenyetso Imana yanyeretse ari no mu masengesho y'iminsi 3. Uyu munsi ni umunsi wa 2 yarimo. Bivuze ngo ejo azayasoza ejo, ariko Imana yambwiye ngo uraza kuva muri aya masengesho Imana ikuremera igitangaza. Haleluya. Imana ikuremera igitangaza. Ndagira ngo ngubwire Imana enedrai bando yasire tutaya binifone dosa. Imana ije kukuremera igitangaza. Tobi enedrai zenima ngaya sire. Imana ije kuremera igitangaza. Dawi uyu mugabo yarahanuye Eliya, abwira umwami habo, aramubwira mu bami ibice 21 usomye umurongo wa 25, aramubwira ngo ahimbwa zari gati amaraso ya Naboti ni naha yawe zizari gati. Ndagira ngo nkubwire ngo aho ubona ruri muraririra niho Imana igiye kugutabarira, aho ubona byarangiriye niho Imana igiye kubikorera. Ibyago n'amakuba ni byinshi kumukiranutse, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ndagira ngo ngutangarize nkubwire ngo ibi uhagazemo bigiye kurangira.
wa mukobwa bigiye kurangira nawe Imana igukorera ubukwe. Wa mubyeyi we warashatse wabuze urubyaro ariko nagira ngo ibi uhagazemo byo kutabyara bigiye kurangira nawe ubyare. Hano waravuga ngo wari ingumba ni ubyaye karindwi nago yarabyaye abana barindwi ahubwo yarabyaye umwana umwe. Nago uyu munsi Imana iravugana n'ikibazo cyawe. Nago Imana ivugana nawe iravugana n'ikibazo cyawe. Ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ufite ikibazo cya Kennedy, ufite ikibazo cya Kennedy bakikumereye nabi, uri mu gihe cyo kwiga urumva ndetse wanakipa ariko Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo ibi uhagazemo bigiye kurangira. Twabonye Imana yishyurira abantu, twabonye Imana itabara intore zayo, twabonye Imana ikiza indwara, twabonye Imana yubaka ingo, twabonye Imana itanga abana. Imana ni Imana yihagije. Iyo irambuye ikiganza ntawe ugihina ndetse niyo yahinnye nawe ubasha kurambura. Iyo ikinze ntawe wakingura ndetse niyo yakinguye nta n'umuntu ujya ubasha gukinga. Ntago ijya ivuga amasigara byicaro, ntago Imana bayanika ngo izuba nirenge bayanure. Hoya uko yariri kera na n'uyu munsi niko ikiri. Ahantu utagera uzahatuma isengesho, aho utagera uzahatuma isengesho. Ubundi amasengesho Yesu yavuze ijambo rikomeye. Hari ibintu bitatu abantu mujya mwitiranya, hari ibigaragazo umuntu ahagararamo bitatu ugasanga. Reka bibasobanurire. Ikigeragezo cya mbere ni ikigeragezo wizaniye ubwawe. Iki kigeragezo wizaniye giteye gutya, nuza n'umukozi akagufatira abana bawe nabi, nutamwirukana ntabwo ikigeragezo kizavaho. Bivuze ngo ni wowe uzifatira umwanzuro. Ikigeragezo cya kabiri ni ikigeragezo cy'abazimu, cy'abadayimoni. Yesu uravuze ngo bene mudayimoni nk'uwo nta kindi kimukuraho usibye kwiyiriza no gusenga. Ikigeragezo cya gatatu ni ikigeragezo ushyirwamo n'Imana, icyo twita abarokore ngo ni ishuri. Iri shuri nta kindi kintu kirirangiza, ni igihe. Ariko turashima Imana iyo twicaye imbere nikangwa n'ibihe. Ni Imana ikorera mu gihe, ni Imana itungura ibihe, ni Imana ibera mu gihe. Haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo kurira kwararira umuntu. Nitaya before and dry. Bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora kuba uri kugaragara nk'umuntu ugiye gupfa ariko ejo bakakubona Imana yakugiriye neza. Bashobora kuba warambuwe ijambo ariko ejo Imana ikaguhereza ijambo. Ibi uhagazemo bizarangira. Ntago nzi bihuri gucamo, ntago nzi bikomera ufite, ntago nzi intambara uri kurwana nazo. Ikikora cyo igikomera ufite kizwi nawe n'Imana. Ariko Imana yambwiye ngo abantu benshi bararemerewe, abantu benshi bari mu mashuri, abantu bose bari kwiga bamara kwiga bakarenzaho n'andi mashuri ndetse y'agahato. Imana irambwiye ngo ibyo bihe muhagazemo Imana igiye kubirangiza. Nitaya before dry. Imana drome zeni mangaya si the force mando yasika la lasi ene dry. Hallelujah. Nitaya before ibi hene dry uhagazemo bigiye kurangira. Kagari wa uzahora ubabara, ntago ari wa uzahora mu byago, ntago ari wa uzahora mu ntambara, ntago ari wa uzahora mu mate, ntago ari wa uzahora mu burwayi, ntago ari wa uzahora uhijwe n'umubiri, ntago ari wa uzagora mu bukote, ntago ari wa uzahora mu busore, ntago ari wa uzahora mu bukobwa, ntago ari wa uzahora mu bugumba. Imana yambwiye ngo ibi uhagazemo bigiye kurangira. Witakariza Imana icyizere, ukumva ibihe byagukamutsemo. Hoya ongera uhereze umutima wawe Imana. Imana igiye kukugirira neza. Umva igitangaje, nuko aho waburiye agaciro ni Imana igiye kugutabarira. Umva igitangaje, aho wakomerekeye, aho utambuka bakakujyanira inzara, ni Imana igiye kugusubiriza. Kubera ko ibihe wabigiyemo ari bibi ubihagarara aho ngaho, ni Imana igiye kugutabarira. Ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka mukiza muri byose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana, kandi iby'Imana igucishijemo n'aba bantu Imana yagutumyeho ni ukuri ubutumwa bw'Imana bubagereho nk'uko Imana yabagutumyeho kugira ngo basohorezwe nabo amasezerano. Tambutsa nimero umuntu yakubonaho cyangwa se abo bantu bakifuza ko musengana. Tambutsa nimero. Nomero ni 0788 36 210 0788 36 210. Shalom.